mwese aho mugiye muherereye mu mpande z'igihugu, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, Imana ikomeze kubaha buri kimwe cyose mubasha kuba mwayisaba. Nk'uko mumuzi, uyu ni umuhanzi bita Tom Close, umuhanzi wakomeje kwamamara ku ndirimbo nyinshi cyane. Uyu ni umuhanzi ukomeye hano mu Rwanda, biragoye ko utaba umuzi kuko uyu ni umuhanzi watangiye umuziki zamani, watangiye umuziki kera cyane, kandi mwagiye mukunda indirimbo ze zigiye zitandukanye. Uyu ni umuhanzi rero wakomeje kuba wavugwaho ibintu bitari byiza, bakomeje kuba bagenda basebya, bakomeje kuba bagenda bangiriza izina rye. Nk'uko mubizi, nubwo ari umuhanzi n'umuganga ukomeye cyane hano mu Rwanda, dore ko umuziki wo awuzamo nyuma, ariko amanjije yakora inshingano ze zo kuba yakita ku barwayi cyangwa se kuba yafasha abantu ubuzima bwabo butameze neza. Ariko nk'uko umunyarwanda yabivuze ati, nta mwiza wabuze inenge, dore ko inenge bari kuyishakira naho itari, bagenda bamusebya bamucerereza, bagenda bavuga ati uyu Tom Close ntabye kuririmba wapi, kuririmba najwi naki, dore ko banagenda bavuga ati Tom Close nta mpano afite, dore ko ariko yagiye anatwara ibihembo byinshi bigiye bitandukanye, nabyo bagiye babikomantingaho bagenda bavuga ati iki gikombe cyangwa se nk'uko watwaye Primus Guma Guma ya 2011, bagiye banavuga ati iyi Primus ushobora kuba warayitwaye mu buryo butemewe, dore ko abanyarwanda bagenda banavuga ati igihe yari ari kuri stage ari gususurutsa abari bitabiriye icyo gitaramo, dore ko ngo bagiye banamutera amabuye ari kuri stage. Ariko ibi ni ibihuhwa bigenda bimuvugwaho byinshi bigiye bitandukanye. Rero tugiye gukomeza kuba twavuga ku bihuha byinshi cyangwa se ku makuru atari meza agenda amuvugwaho, n'abari kuvuga ayo makuru n'icyo bashobora kuba abari kumuziza, byose nibyo tugiye gucukumbura. Komeza rero utege amatwi kugira ngo ubashe kumenya buri kimwe cyose cyerekeye kuri uyu Tom Close. Nk'uko umunyamakuru Ngabo Robin yagiye abitangaza muri one on one, yagiye atangaza amakuru yerekeye kuri Tom Close. Yagiye avuga ati Tom Close, ndabihamya neza nashidikanya ko Tom Close adashoboye kuririmba, ataza no mu bahanzi ba mbere batwitse hano mu Rwanda. Yagiye avuga byinshi bigiye bitandukanye, avuga ati wapi Tom Close nta mpano yari murimo, yagiye ibintu byose yagiye akora, yagiye abikora yihishe cyangwa se ari kubesha abantu. Ariko Tom Close nk'uko we yagiye abyivugira, dore ko n'ibinyamakuru byinshi bigenda bivuga ko Tom Close afite umuryango we babanye neza, rero banavuga ati turahamya neza tudashidikanya ko Tom Close ari umuntu ushobora kuba ukora ibintu byiza cyane bigiye bitandukanye, dore ko hari n'ibimenyetso bigenda bibihamya, dore ko yagiye afasha abahanzi benshi bagiye batandukanye, harimo ba The Ben, aba Bruce Melody n'ibindi byamamare byinshi byagiye bitambuka mu muziki nyarwanda. Yagiye abashiriraho fondasiyo, yagiye abazamurira urwego mu buryo butandukanye. Rero iyo niyo na mpamvu igenda ituma Tom Close baba bamwicira izina rye. Uyu muhanzi rero cyangwa se n'uyu munyamakuru bari kugenda baba bashwana, ibinyamakuru bimwe byageze aho bivuga ati se wasanga ari agatwiko barimo, cyangwa se wasanga bashaka kugira ngo ibintu byabo bimanze byatwika cyangwa se birebwe cyane. Ibi nabyo byagiye bivugwaho cyane, bagenda bavuga ati gashobora kuba ari agatwiko cyangwa se bishakira hiti ku rundi ruhande. Ariko ubwo uyu Tom Close bamubajije ibi bintu baba baramuvuzeho,
ari bari kuvuga ati se waba warabyumvishe, dore ko yabihakanye aravuga ati reka reka ntabyo numvishe. Ariko Tom Close mu buhamya yagiye atanga cyangwa se mu nama yagiye agira abanyarwanda muri rusange, yagiye avuga ati nimuze mwita ku magambo y'abantu uko byagenda kose, nabyera ngo de kandi nawe utagira amafuti, dore ko yanagiye avuga ati nimba ushaka gukora ibintu byawe irinde amagambo y'abantu, ukore utuntu twawe utuje, nibyo bizagufasha kugera kuri byinshi bigiye bitandukanye. Uyu rero Tom Close yanakomeje kuba yabwira abanyarwanda ati mukomeze mugubwe neza, mbifurije gukomeza mukagira ibyo mugeraho kandi n'ibyo mugerageza gukora bikabasha kuba byabageraho. Kandi Tom Close abizeza ko muri iyi minsi abafitiye ikigoma ashaka kubatamo. Rero nshuti twakomeje kubana muri iki kiganiro, nibutsa ko nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro tuza tubagezaho bize bibageraho gatanu kuri kagenzi kako. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye. Ciao ciao.